nkuko tubizi neza yuko Imana ari Imana idukunda. Ntago Imana ifite gutwika abana b'abantu mu buryo bwo gutwika nk'uwokeje ibijumba. Ndabisubiramo no jambo narive tugitangira. Ntago Imana ari mucoma ngo uzatwotsemo brochette oya, ahubwo yadutwikishije urukundo muri Kristo. Gushima Imana cyane iduhaye umwanya wo kongera kubana namwe. Dushimira ubuyobozi bwa Ivugangingo TV hamwe n'ikiganiro Baho Neza mugezwe n'umuryango Baho Neza Mission Rwanda. Uno munsi rero turasangira ijambo ry'Imana turebye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 3 umurongo wa 11, ariko turaza no kureba indi mirongo y'imbere gatoya kugira ngo twumve ubusobanuro kurushaho. Matayo ibice 3 umurongo wa 11 haravuga neza ngo jyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibikwiriye no kumutwaza inkweto, ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Iyo urebye ku murongo wenda guhera wa 9 haravuga ngo ntimukibwire muti dufite Abrahamu niwe sogokuruza. Ndababwira yuko Imana ibasha guhindura Abrahamu abana muri aya mabuye. Umurongo wa 10 ngo ndetse ubu intorezo igezwe ku gishyitsi by'ibiti, nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Hano ku murongo wa 10 no hatwereka neza ubusobanuro. Noneho Yohana yakomera sobanura ku murongo wa 11 ngo igiti cyose kitera imbuto kizacibwa kijugunywe mu muriro, ngo kubera ko intorezo igeze ku bishyitsi. Ku murongo wa 11 rero ndahasubiramo guturatinda cyane, niho yongeye kuvuga ngo jyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi ntibikwiriye no kumutwaza inkweto, ni uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Uno munsi turebe umubatizo muri Yesu Kristo, umubatizo w'umwuka wera n'umuriro, cyane yuko tumaze iminsi cyangwa se twavutse tubwirwa yuko abantu twese abakora ibyaha abacumura ku Mana bazahanishwa umuriro izabatwikisha umuriro cyangwa itanura itazima. Ntabwo Imana ifite gutwika abantu muri ubwo buryo. Imana ntabwo ari mucoma ngo izatwotsemo amabrochette oya, ahubwo Imana yaririmo ibivuga mu buryo bwayo, mu buryo bw'ubumana, mu buryo bw'ubwenge, mu buryo burenze imitekerereze yacu. Niho Yohana yabihishuriwe aravuga ngo njyeweho ndi Yohana umubatiza, ndabatiza ngo mwihane, ariko ndabatirisha amazi. Uwo Mesiya we naza azaza abatirisha umwuka wera kandi n'umuriro. Ku gihe cya Yesu Kristo aho niho abantu bose batwikiwe. Umunyabyaha wese yahiriye mu rupfu rwa Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo yaraje kugira ngo atubatirishe umwuka wera n'umuriro. Ibi ngibi ushobora kubyibazaho ukagira ngo ndi umubeshyi, ntacyo bitwaye, ariko niko kuri guhari ku ijambo ry'Imana. Ni ukutwereka neza yuko Yesu Kristo cyamuzanye mu isi yazanywe n'urukundo, kandi mu rukundo rwe niho twabatirijwe mu mwuka wera no mu muriro. Ndetse uno munsi nubwo intumwa cyangwa n'abandi bakurambere bacu babayeho mbere bashobora kuba barabatije mu mazi bigana umuhango wa Yohana uko Yohana yabigenzaga, ariko hari aho Pawulo ageze aravuga ngo ntago natumwe kubabatiza mu mazi, ngo natumwe kubabwira ubutumwa bwiza nawe amaze kubihishurirwa. Icyo mbatangariza none nuko wajya mu mazi utayajyamo, igikomeye kuruta ibindi nuko usobanukirwa iby'isezerano cya muri Kristo, ukamenya yuko Yesu yaje kugira ngo tubatizwe mu muriro kandi tubatirishwe umwuka wera. Kubatirishwa umuriro n'umwuka wera niwo mubatizo w'ukuri, nako gushya kw'abanyabyaha abantu batamenye. Kubera yuko Yesu ageze mu isi mu rupfu rwe twanyuze mu muriro kugira ngo tube produit fini, tube abakiranutsi, tube abera, tube umusaruro Imana yashaka gusarura, tube amasaka, tuve kuba urukungu rwatwitswe urya munsi. Ibi ngibi ukomeje kubyibazaho ukajya mu byakozwe n'intumwa ibice 2, wasanga neza ku murongo wa 2 n'uwa 3 ngo nuko bose bari hamwe
kandi bahuje umutima ngo umuriri uva mu ijuru umeze nk'umuyaga ngo kandi uwuha cyane kandi ari umwuka wera ngo nuko ku murongo wa 3 ngo indimi zigabanyije mu buryo busa n'ubw'imiriro ngo zijya ku buri umwe wese ngo buri umwe wese avuga mu ndimi nshya ngo nuko buri muntu ahari akabyumva mu rurimi rw'iwabo. Uno munsi abantu benshi bavuga indimi nshya bakagira ngo ni izindimi zitazwi tumva abantu benshi bari kuvuga ntacyo bitwaye, ariko hari n'igihe byaba ururimi rushya igihe uri kuvuga ibintu mu kinyarwanda undi muntu ntabyumve kandi nawe avuga ikinyarwanda, icyo gihe mwasobanyije indimi kandi mwese muri ku kinyarwanda kimwe. Ibyo si byo nshaka gutindaho, iyo ngingo tuzayigarukaho. Ndashaka kwivugira ku mubatizo w'umwuka wera n'umuriro kandi dusangira dusobanukirwa kuntu Imana idafite kuzatwika abantu, ahubwo yabatwikiye muri Kristo. Imana ni urukundo, kandi iyo ugiye muri Ezekiyeli igice cya mbere, Ezekiyeli ahishurirwa iby'intebe y'ubwami yabonye ko mu birango by'Imana cyangwa mu mimerere y'Imana harimo karite cyangwa harimo ibice bimwe biyigize by'umuriro. Kandi na Mose ayoboye ubwoko bwa Isirayeli bava muri Egiputa, hari aho bageze bayoborwa n'inkingi y'umuriro, nk'uko Mose ihishurirwa cya mbere cyangwa iyerekwa rya mbere yagize kugira ngo atumwe ku murimo wo gucyura bariya Abayisirayeli babavana mu buretwa bwa Egiputa, nuko yabonye igihuru cyaka ariko kidakongoka. Ibyo bifite icyo bishushanyije mu buzima bwacu bwo muri Kristo, nuko hari umuriro utwika ariko udakongora. Urukundo rw'Imana yacu ruzajya rudutwika muri indani muri Kristo, ariko ntago rukongora, kubera yuko Kristo niwe Mana kandi Kristo ni umwana w'Imana. None ubwo Kristo ari we Mana yarivugiye mu buhanuzi bwa Yesaya, umuhanuzi Yesaya ibice 7 n'ibice 9 yerekanye Kristo uzavukira mu isi, ati ni umwana duhawe w'umuhungu, ati azitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Niba Imana iri kumwe natwe none bisobanuye ngo ni umuriro indani muri twebwe, kandi ni umuriro udutwika ariko udadukongora. Ni umuriro utwika kugira ngo ibyaha bishye imbere y'Imana bigaragare yuko imbere yayo dukiranuka kandi turabere. Nta wundi muntu Imana ifite kuzatwika. Indirimbo 149 mu gushimisha Imana kwa kiriya gitabo cy'indirimbo niyivuga neza ngo mbese urukundo rw'Imana rwagereranywa n'iki, ngo rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi kuzimu naho rugerayo, ngo ndetse ngo niyo bafata inyanja zose ngo zikaba nka wino, ngo utwatse ibyatsi byo ku isi yose bikaba uducumu tw'abanditsi, ngo ab'isi yose bakandikaho urukundo rw'Imana, ngo ntibyakwirwaho ngo hakama inyanja arizo. Urwo rukundo rusumba ukwezi n'izuba rukagera n'ikuzimu, ni rukundo kiruje gutwika abantu mu buryo bw'ibifatika. Kandi niba Imana ivuga neza yuko imitekerereze yayo atari yo y'umwana w'umuntu, imyumvire yayo atari yo y'umwana w'umuntu, n'imivugire yayo siyo yacu, byanditswe muri Yesaya 58 umurongo wa 2 kugeza nko ku wa 4, harabivuga neza ko idatekereza nkatwe. Nivuga umuriro rero ntiwumve ya makara, ntiwumve gaze wiri gucanye, ntiwumve amashanyarazi, ahubwo umva umuriro ukongora utwika ibyaha, ariko umuntu nakongo akabakomeza kuba umukiranutsi akaba wemewe imbere y'Imana. Turashima Imana cyane yuko twahiriye muri Yesu Kristo, dupfana nawe tuzukana nawe, ntago tugifite gutwikwa n'Imana, ahubwo yadutwikiye muri Yesu Kristo, idutwikisha umuriro w'urukundo, urukundo ruziranenge, urukundo ruduhuza nayo, rutuma duhinduka abana bayo muri Kristo. Ibyo ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ni ukuri ariko nanone kurenza imitekerereze yacu, ni ukuri kuri mu mitekerereze y'ubumana koko. Niba ubyumva none ntabwo nguhatiriza ngo byiringire nkanjye, ahubwo cyangwa utangariza na makuru, nkuko Radio Rwanda ifite jingo nziza ngo ikintu cya mbere na makuru. Rero nanjye cyangwa utangariza na makuru nanjye namenye, nkuko tubizi neza yuko Imana ari Imana, Imana idukunda. Ntabwo Imana ifite gutwika abana b'abantu mu buryo bwo gutwika nk'uwokeje ibijumba. Ndabisubiramo no jambo narive tugitangira, ntabwo Imana ari mucoma ngo uzatwotsemo brochette, oya, ahubwo yadutwikishije urukundo muri Kristo. Nkunda kuvuga ikintu nkagisubiramo nkakigarukaho cyane kugira ngo ntaho kaba gato ariko gisigare mu bwenge bwawe, nanjye gisigare mu bwenge bwanjye. Twatwikiwe muri Kristo kubera yuko twabatirijwe mu mwuka n'umuriro. Ibi ngibi nibyo byabaye kuri Petero umunsi yihakanaga Yesu Kristo. Yesu yaragiye kujya kubambwa, Petero atarabatizwa mu mwuka n'umuriro, oya,
ariko umunsi umuriri wamumanukiye, umunsi umwuka wera wamugezeho kuri Pentecost, noneho yatangiye guhamya Yesu Kristo ashize amanga, kugeza ku rwego yivugiye ngo nge ntimumbambe nk'umwami wanjye ahubwo muncurike. Igihe akarengane kari kageze, yari yamaze gusobanukirwa icyo umwuka n'umuriro ari cyo muri we, yari yamaze kuba we atakiriho ahubwo ari Kristo uriho muri we. Uko niko natwe turi. Turashima Imana cyane yuko kubw'urukundo rwayo idafite kuzadutwika, ahubwo twamaze gushya, twabatirishijwe umwuka wera n'umuriro. Ntabwo no munsi dukeneye amazi y'ikivu, twayidumbyemo bihagije. Ntabwo dukeneye amazi ya Yorodani n'umugezi, icyo gihe cyayo cyararangiye. Tuve ku biragano bya basogokuruza tujye ku biragano by'isezerano rishya, tubatirizwe mu mwuka wera n'umuriro. Uko niko kuri kwa Yesu Kristo, kandi ubwo ari muri twebwe yarivugiye ngo ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ubwo ari muri twebwe ni nawe bwami bw'Imana. Ntago yatugeramo tutamaze kubatizwa, ntago yatugeramo tutamaze kwakira gukiranuka kw'Imana, ntabwo yatugeramo tutamaze kubabarirwa ibyaha ku musaraba. Twarababariwe, ibi nzabigarukaho igihe cyose. Murakoze cyane, mukomeze kwaguka. Imana ibarinde kandi bagure, kandi ikomeze no kwagura Ivugangingo TV. Natwe tutambutse ikiganiro dukomeze gukomezwa nayo, tubisabye kandi dushima twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Waba wifuza ahantu heza kuba wasohokera ukamara stress ukumva umerewe neza? N'ahandi usibye muri El Clasico Beach, hafi y'amazi, aho uzasanga akayaga keza n'ibiti by'imikindo bikuzanira akayaga gatuje. Tubafitiye serivisi nziza, accommodation, restauration ndetse na bar. Serivisi yacu ni nziza cyane, ndetse uhasanga ibinyobwa byiza byinshi bigezweho, hahandi wicaye ureba uko amazi atembera, ureba n'ubwiza bw'igihugu cyacu. N'ahandi nakurangira kuri El Clasico Beach. Ushaka na hahandi wumva wazireba umuziki bawubyina, nabyo ni munange iwacu, kuko tugufitiye aba DJ basobanukiye n'ibyo umuziki. Ese ukunda umuziki? El Clasico Beach wadusanga mu karere ka Rubavu kuri Brasserie hafi y'amazi.